Muraho neza nshuti bavandimwe mudukurikiranye kuri Comeka TV, ikiganiro ni amakuru y'ahantu n'ibyamamare bitandukanye byo mu isi. Uyu munsi turaganira ku munyamakurukazi w'umunyarwanda, akaba akorera Keti Radio, ni radiyo yigenga hano mu gihugu cy'u Rwanda. Abenshi mukunda kumubona ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye nka Instagram, TikTok n'izindi. Gusa bamwe bibaza niba yarakoze mu tubyiniro kuko akunda umuziki ku rwego rukomeye. Barongera bati ibihe binini cyangwa se akenshi akunda kuba ari gukeza muri studio. Bagakomeza kwibaza niba yarakoze mu tubyiniro dutandukanye. Uhawe ikaze ku murongo mugari w'amakuru yizewe, ndi byose ku mubumbe, amazina ntajya ahinduka, ni Biwott umunyakuri. Ubundi mu busanzwe umukazana Germaine yize itangazamakuru mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda, ubwo ni mu mujyi wa Kampala mu ishuri rya United Media Content and Trainer, aho yahakuye impamyabumenyi muri Journalism and Mass Communication. Ubwo hari mu mwaka w'ibihumbi 2016 yakoze nk'uwikorera kuri radiyo y'abaturage ya Gicumbi, ni radiyo Ishingiro. Nyuma akomereza kuri Keti Radio muri Nzeri umwaka w'ibihumbi 2019, aho kugeza ubu akora akazi ko gutara no gutangaza amakuru, gusoma amakuru ndetse no kuyobora ibiganiro bya Keti Radio. Nk'uko mwagomeje kubibona muri sikirini zanyu, ntabwo ari wenyine gusa, ahubwo ari kumwe n'undi mugabo w'ubwanwa bwinshi cyane. Ushobora kwibaza ngo se uyu bari gukorana ninde? Uyu bari gukorana nawe ni umugabo ukunzwe hano mu gihugu cy'u Rwanda. Reka mvuge ngo ni umugabo cyangwa se ni umusore ukunzwe muri iki gihugu cy'u Rwanda, dore ko ari na MC w'ibitaramo bitandukanye. Bamwita MC Tino. Nawe afite abakunzi benshi cyane hano muri iki gihugu cy'u Rwanda. Ubwo uyu mukobwa umukazana Germaine yari akimara kugera kuri Keti Radio, yahise ahura n'uyu musore Tino, bahita bakorana ikiganiro kuri Keti Radio. Kugeza na n'ubu baracyakorana mu kiganiro, aho bamwe bavuga ngo mbese Tino n'uyu mukobwa baba bakundana. Gusa benshi babifata nk'aho ari ibisanzwe, kuko iyo bitegereje uyu mukobwa babona akunda gusabana n'abantu batandukanye. Byahurirana n'uko akunda umuziki, ugasanga bigeze ku yindi ntera. Si ibyo gusa kandi Tino nawe yahuye n'uyu mukobwa bihurirana n'uko nawe akunda umuziki cyane, dore ko ari MC w'ibitaramo bitandukanye muri iki gihugu cy'u Rwanda ndetse n'ahandi hantu habaye event runaka. Tino uzamusanga ahantu habaye ibitaramo, Tino uzamusanga ahantu ari gushusha urugamba cyangwa se ari gushusha ibirori, uzwi nka MC. Ni umuntu ukunzwe cyane muri iki gihugu kuko abenshi baramwifuza cyane, dore ko ubu ngubu abamutumira ari benshi kugira ngo ajye kubasusurutsa mu birori byabo. Wowe utajya ukura urushinge hano kuri Comeka TV rero, uzaza uhumvira ibintu bitandukanye byinshi cyane, dore ko uzaza wungukiramo amakuru nk'aya adasanzwe. Nk'ubu hari abantu bari bagishidikanya kuri uyu mukobwa umukazana Germaine, hari n'abari bazi ko ari umugore, kuko bamwe bibaza ngo ese yaba ari umugore cyangwa se ari umukobwa. Shyira amatsiko muri iki kiganiro, amateka y'ahantu ndetse n'ibyamamare bitandukanye byo mu isi. Wowe utarakanda subscribe, iki akaba ari cyo gihe cyiza cyo kubikora. Bamwe bakunze kubaza ikibazo kigira ngo Tino n'umukazana Germaine baba bari mu rukundo. Ndagira ngo mbamare amatsiko mbabwira ko ntabwo bari mu rukundo romantiki, ahubwo nuko bisanze bose bakunda umuziki kandi bose mu itangazamakuru bakora kinyamwuga. Ni nka kwa kundi ujya ahantu ukisanga ahuje n'umuntu muri department imwe
cyangwa se mukora akazi kamwe mwese mugakunze. Hari bamwe rero babonye amafoto acaracara ku mbuga nkoranyambaga nka TikTok, dore ko buri ko bagiye muri studio banyuzaho akavidewo bagahita bakapulodinga kuri TikTok. Hari bamwe bahita bavuga ngo ese ibi ntabwo biri seriye nyuma yo kuva muri studio. Hari ababakekera ibindi bikorwa nyuma y'uko bamaze kwapulodinga cyangwa se nyuma y'uko bagaragaje uyu mubano uri hagati yabo uko ari babiri ndetse bari no muri studio. Gusa icyo batangaza ni uko batangaza ko urukundo rwabo ari urukundo rusanzwe, nk'uko nyine nawe waba ukorana n'umuntu mugakundana bisanzwe byo ku kazi. Ntabwo harimo urukundo rw'inyuma cyangwa se urukundo ruri romantiki, aho umwe nyine avuga ko nta na gahunda y'uko yabana n'undi. Tino dore ko nawe ari umusore ukunda kwisanzura aho ageze hose, yakomeje gutangaza avuga ko nawe byamugezeho, kuko hari amakuru atandukanye nawe bagenda bamubaza ngo waba ukundana n'uwo mukobwa umukazana. Nawe yagerageje gutangaza mu ijwi ritoya avuga ngo oya ni ibisanzwe kuko twese dukunda umwuga dukora, kandi niba tuwuhuriramo tugomba gukora nyine nk'abantu bahurijwe mu mwuga. Niba umuntu ari MC namwe murumva ntabwo akwiye gukonja. Tino uzamubona arangwa n'uko ahorana akanyamuneza aho ari hose, dore ko wabibonera no muri iyi shusho, kuko ntabwo ajya yicara ngo akonje mu gihe ari muri studio. Bivugwa ko kirazira kikaziriza cyane kubona uyu mugabo Tino, ariko sindamwita ari umugabo, reka tumwite umusore, kuko ni umusore ukiri muto cyane. Biragoye kugira ngo ave muri studio za Keti Radio adakoze akavidewo ari kumwe n'umukazana Germaine. Ubwo amakuru yo kuri Tino nawe ni uko yize ibijyanye n'itangazamakuru, ariko nyuma akaza gusanga afite n'indi mpano yihariye yo kuba MC, aho agenda akayobora ibitaramo bitandukanye bibera muri iki gihugu cy'u Rwanda. Aba bose iyo bageze ahantu bakomeza kugaragarizwa urukundo kuko bamaze kubaka icyo bita umufana. Njyewe mwari muri kumwe rero mu kiganiro nk'ibisanzwe, nitwa BYT. Mwakoze cyane kunkurikirana, naho ubitaha ku yandi makuru atandukanye. Gusa nawe ntabwo uhejwe muri komenti, niba hari icyo waba uzi kuri aba bantu uko ari babiri, haba Tino ndetse n'umukazana Germaine, wagitangaza muri komenti tukaza guhurira muri komenti tubirebera hamwe. Ayo niyo makuru nabashije kubona kuri aba bantu uko ari babiri.